ngiye kubasuhuza nitabara nawe mukiza muri kumwe ku rubuga rw'isizaniro nk'ibisanzwe. Uyu munsi nk'uko mwabibonye turigira hamwe isomo rya kabiri y'imbyino nyarwanda yitwa umushagiriro. Ni imbyino y'abakobwa, imbyino igaragaza umubyimba w'abakobwa, ukwikunda kw'abakobwa ndetse igaragaza ubwiza bw'umunyarwandakazi. Turi bwigire hamwe ikirenge ku kindi cya biriya mubonye tumaze kubyina. Ndabatumiye rero karibu, kandi nimba mukunda ibyo dukora ntibagirwe gukanda subscribe kuri uru rubuga kugira ngo mujye mukurikirana ibinyuraho bijyanye cyane cyane n'imbyino nyarwanda nuko babyina imbyino z'umuco nyarwanda. Twatangira rero ndi kumwe na Gisele, yaje kwifatanya nanjye, nawe ari kwiga kubyina agasanzwe abikora, ariko ari muri urugendo rwo kwigana namwe uko babyina imbyino nyarwanda. Twatangira ku kirenge cya mbere, tuba turetse gukoresha umwitero. Ntabwo ari wo wonyine twambara, mu busanzwe twambara umukenyero wose ufite ikijipo cyawo cyo hasi ndetse n'umwitero wo hejuru, bigahita biba umukenyero nyarwanda wambarwa n'abanyarwandakazi. Umuntu aba yakenyeye hasi akanitera hejuru. Twahera ku kirenge cya mbere, aricyo twakoraga gutya. Kabiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Ubundi tugasa nk'abazamukaho kabiri. Akarenge ka kabiri aka ngaka umuntu asa nk'ukameze nk'akabyina. Ta ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ti. Iki ni ikirenge cya mbere. Ikirenge cya kabiri twakoreshejemo cyari kimeze gutya: rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri. Ikirenge cya gatatu twakoresheje yari ta 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 ta. Twongere dusubiremo hamwe: ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Ikindi cya kane tumaze kugira ta 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 ta, twakurikijeho cya kindi twize cya mbere, ariko gifite amaboko atandukanye nayo twabyinaga mu kirenge cya mbere. Noneho rero icya gatanu twakoze ta, rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe, rimwe kabiri, rimwe, rimwe kabiri, rimwe, rimwe kabiri, rimwe, rimwe kabiri. Icyo tukivuyeho twakoze duturutse kakoze dushika hariya biziba: rimwe kabiri, duca imbere, tujya inyuma, turafunga, tugaruka imbere, turafunga. Nongere dusubiranemo akanyuma kuri aha ngaha biba ta, rimwe kabiri, ta, rimwe kabiri, rimwe, rimwe kabiri, rimwe, rimwe kabiri, rimwe. Subiramo aka ngaka. Aha, rimwe kabiri ugakata, rimwe kabiri ugakata, rimwe kabiri. Basubiyemo nanone kugira ngo batakabonye bakamenye: rimwe kabiri ugakata, rimwe kabiri ukagaruka imbere, rimwe kabiri ugafunga. Turangije
dushushanyije aka ngaka twongere tugasubiramo rimwe kugira ngo tugafatanyirizemo n'akandi gakurikiraho biba rimwe rimwe kabiri ugakata rimwe kabiri ukagaruka rimwe kabiri twaje imbere dusubira inyuma kwa kundi tukagenda tubikora ahandi noneho tugenda tuzamuka tugenda tumanura amaboko turahagarara noneho tukajya dukoresha ibitsinsino byonyine gusa paka dufunze akaguru ka nyuma. Tugiye kugerageza kubishyiramo amaboko ari kumwe n'umwitero. Umwitero ugomba kureba ko hano ufite umwanya, ukanareba ndetse nimba hano harimo umwanya uhagije wo kugira ngo amaboko yawe ubashe kuza kuyarambura. Ntabwo bafata umwitero gutya cyangwa se gutya cyangwa gutya, gusa nk'ucuritse intoki zose zikajyanirana n'umwitero zikawufata neza kugira ngo utaza no kuza kugucika, kandi ukamenya neza mbere yo kubyina nimba hano ipfundo ry'umwitero wawe rifashe neza kugira ngo nuza kubyina umwitero wawe utaza kuza kugwa hasi. Ikirenge cya mbere rero uko twakivuze yari kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, twashyiramo amaboko bikaba rimwe kabiri gatatu. Akaboko hano baragahinamo gakeya, kano kararambuye ugahinamo gakeya, rambura ugahinamo hano gakeya, aka kandi kari hasi karagakurikira ariko kari munsi ho gatoya. Izere rambura hariya akaboko kagende hirya mu ruhande gasa n'agateganye n'urutugu rwawe, kararambuye neza, ikintu wigije hejuru ho gatoya akaboko mama n'ukanze kuzahire kubikina ikaba zamura akaboko kwa kundi kazamuke hejuru. Noneho ikibuno cyawe hano kirarambuye gusa nk'uryamiye aho ugiye kubyinira, akazamo noneho kwicunda ukagenda uzamuka wongera umanuka hasi. Twagiye ta ta ta, akaboko kazamura bizere, ta ta, kugarura amaboko ni ta ta ta, uyagarura imbere hano ukongera ukajyana atandukanye, ukayagarura imbere hano ukongera ukajyana atandukanye. Ahandi umutwe nk'uko twabivuze mugomba kuba uri kureba hariya hirya atandukanye n'aho akaboko kawe kari. Twajya imbere, ikirenge cya kabiri twize, amaboko aregeranye zere, reba ari kumwe zamura, reba reba reba, ndarambuye, ndi guhinamo inguni hano, oya wifata gutya umwitero ngo birangiye utwaye gutya, uracyacuritse intoki zawe gutya, urahina amaboko gusa ariko umwitero waguma umucuritse. Yego, egeranya intoki zawe hano, ukurangiza ugafata gutya, kandi ntabwo ntashaka, uracurika gusa uhine amaboko gusa. Bagiye umutwe hahandi hirya wavuye imbere yawe, noneho uhagara hano mu mpande, ni hano muri oburi mu mpande zindi ariko atari ku ruhande. Umutwe, ikindi kirenge imbere ugasubira inyuma ukajya ku ruhande, noneho imbere ugasubira inyuma ukajya ku ruhande. Amaboko yose noneho ntabwo turongera kuyasumbanya, aragenda aringaniye yose, egeranya amaboko yose agende aringaniye. Ka kantu kahani imbere ko guhindura amaboko, wihindukira kare. Iyo uri guhindura amaboko yawe uri hano imbere, wajya hariya ku ruhande ukazamuka kwa kundi umubyimba wawe igice cy'inyuma ukahakwedura. Ugeranya intoki zawe hano imbere gutya, noneho usa nk'ugize amaboko yawe hejuru,
ikindi kirenge twese tujyaho ni iki bagiye tuvuye hano tuvuye kuri ta twese tujya ku kirenge cyo ku mpande twagiye ekuntu ta twagiye zamura cyane usa nk'ugiye kujugunya umwitero ari kuwufasha mu ntoki zawe nk'umuntu ugiye kuyobora ikintu kigusumba uri kwirenge wenda nko kwirenge ariko ntiwirenge kaje twagiye noneho inyuma kaguka imbere uve kuri kano twagiye inyuma urabanza ugata hano ku ruhande ugafungayo umwitero wawe wawibagiwe wavuye hano umwitero wawe zamura amaboko yawe ariko ari hasi cyane reba aho ndi kureba umwitero kagarura amaguru umwitero wawe uracyari hejuru ahantu hagusumbye ugahita uwumanuraho gatoya kugira ngo urebe abantu ukawuzamura ugasubira inyuma ukiwufashe ukarekura duhere hano dusubireyo twagiye kagiye akanyuma imbere zamuka nk'uri kuri rasoro umutwe wawe wikunda aha urajyana intugu ibirenge birahagarara urakubita agatsinsino gusa sibyo hejuru bagenda aha turacyakubita ibirenge nta gatsinsino twagakubita noneho tugiye kubita agatsinsino gusa aha niho uratangira kubita intugu zawe usa nk'ukurura akaboko dore usa nk'ukurura hano gakeya kegeranya amaboko wa mutwe kina amaboko yawe ko kundi ya nguni iri hano zegeranye ugafunga reba hano aka kaboko kawe sutamaho gatoya hano noneho kino igice cyaha kize hano intoki zawe kibuka kuzegeranya uzoroshyeho gatoya shyiramo inguni hano indirimbo yacu ikaba irarangiye tukaba tugiye gufatanyiriza hamwe noneho tugakora ibirenge byose tugahita turekera aho ngaho dukoresheje n'indirimbo twagiye umwitero ugafata neza zamura akaboko
twizere ko mwagize ibihe byiza, twizere ko hari ibyo mwabashije kumenya. Turabatumira subscribinga kuri iyi channel yacu kugira ngo dusangire ubumenyi, kandi nimba hari icyo ubona twahinduraho, nimba ubona hari icyo twakosora mu buryo kugira ngo ubashe kwiga neza, wakwandika muri commentaire ukatugaragariza igitekerezo cyawe cy'uburyo byagenda neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi mugire amahoro n'abandi.